Hora nibaza n'ukuri icyo wanciye, natekereza nkabona ntacyo nagiraga. Urukundo rwawe ntirurobanura, n'ukuri rugera ku mpera z'isi. Hora nibaza n'ukuri icyo wanciye, natekereza nkabona ntacyo nagiraga. Urukundo rwawe ntirurobanura, n'ukuri rugera ku mpera z'isi. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Ugashyira bugufi, nanjye urarebye ngo nsange anzi. Nishimwe ryanjye n'ukuri ndashima ntyo, uwo mwami wankunze ntabikwiriye. Ukura kure ugashyira bugufi, nanjye urarebye ngo nsange anzi. Nishimwe ryanjye n'ukuri ndashima ntyo, uwo mwami wankunze ntabikwiriye. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Ingoyi Satani yambohesheje, umbohesha umurunga w'urukundo rwawe. Nishimwe ryanjye n'ukuri ndashima ntyo, uwo mwami wamohoye ntabikwiriye. Wamohoye ingoyi Satani yambohesheje, umbohesha umurunga w'urukundo rwawe. Nishimwe ryanjye n'ukuri ndashima ntyo, uwo mwami wamohoye ntabikwiriye. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Hora nibaza n'ukuri icyo wanciye, natekereza nkabona ntacyo nagiraga. Urukundo rwawe ntirurobanura, n'ukuri rugera ku mpera z'isi. Hora nibaza n'ukuri icyo wanciye,
nagiraga, urukundo rwawe ntirurobanura, n'ukuri rugera ku mpera z'iyi si. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Ukura kure ugashyira bugufi, nanjye urarebye ngo nsange anzi, nishimwe ryanjye n'ukuri ndashima ntyo, uwo mwami wankunze ntabikwiriye. Ukura kure ugashyira bugufi, nanjye urarebye ngo nsange anzi, nishimwe ryanjye n'ukuri ndashima ntyo, uwo mwami wankunze ntabikwiriye. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wambohoye ingoyi Satani yambohesheje, umbohesha umurunga w'urukundo rwawe, nishimwe ryanjye n'ukuri ndashima ntyo, uwo mwami wambohoye ntabikwiriye. Wambohoye ingoyi Satani yambohesheje, umbohesha umurunga w'urukundo rwawe, nishimwe ryanjye n'ukuri ndashima ntyo, uwo mwami wambohoye ntabikwiriye. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Mpora nibaza n'ukuri icyo wanciye, natekereza nkabona ntacyo nagiraga, urukundo rwawe ntirurobanura, n'ukuri rugera ku mpera z'iyi si. Mpora nibaza n'ukuri icyo wanciye, natekereza nkabona ntacyo nagiraga, urukundo rwawe ntirurobanura, n'ukuri rugera ku mpera z'iyi si. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira inshuti yawe. Wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha, umuramo ngira
ugashyira bugufi nanjye urarebye ngo nsange anzi nishimwe ryanjye n'ukuri ndashima ntyo uwo mwami wankunze ntabikwiriye ukura kure ugashyira bugufi nanjye urarebye ngo nsange anzi nishimwe ryanjye n'ukuri ndashima ntyo uwo mwami wankunze ntabikwiriye wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha umuramo ngira inshuti yawe wasanze nigaragura mu isayo y'ibyaha umuramo ngira inshuti yawe. nagira ngo tuganire uyu munsi ni umunsi wa mbere bakomereye amatorero nyuma y'igihe kigera ku mezi 4 afunze adasenga mwabyakiriye mute ku munsi wa mbere yari bimeze bite? Urakoze. Ikintu twavuga bwa mbere ni ugushima Imana. Gushima Imana yarinze isi irinda u Rwanda rwacu kandi hamwe no gutekereza ku ngamba n'ubushishozi bw'ubuyobozi bwacu bakabona ko igihe kigeze kandi bakaba baraduhaye amabwiriza tugomba kugenderaho kugira ngo twirinde ubwacu muri uko kuramya no guhimbaza Imana, turinde bagenzi bacu hatagira uwandura biduturutseho kandi bibe n'umusanzu wacu mu kurinda igihugu cyacu. Ni amashimwe rero ku Mana, ni amashimwe ku buyobozi bw'igihugu cyacu, ni amashimwe ku bakozi b'Imana bagiye bagira uruhare mu kugira ngo dusenge tujye inama kugeza tugeze kuri uyu munsi. Hanyuma biragaragara ko ku munsi wa mbere abantu basa nkaho batitabiriye, niko mubibona cyangwa niko mwari musanzwe muterana? Murakoze. Kubera ko abantu bakwiriye kwicara bahanye intera, twagiye dusaba abantu mu buryo bw'iko itumanaho twari dufite tubabwira uko bakwiriye kwitabira atari benshi. Hanyuma kubera ko dufite amateraniro arenze rimwe, abandi baraza mu yandi materaniro. Hanyuma ni iki mwasanze abakristo barahindutseho muri iyi minsi? Gusenga byariyongereye muri bo, byaragabanyutse? Uko mwababonye mu bitekerezo byabo n'uko musanzwe mubazi, mwababonye mute? Ikigaragara ni uko bari bafite inzara n'inyota yo kuza guhimbaza Imana mu nzu yitiriwe izina ryayo no kurebana amaso ku maso na bagenzi babo, kuko ubukristo ni ukuramya Imana kandi ubukristo ni ubuvandimwe. Ku buryo rero wabonaga ko bafite igishyika, ariko nanone kubera kubasobanurira no kubigisha n'ingamba twari twashyizeho, bari barabyumvise ko nubwo wagira urukundo n'urukumbuzi utemerewe kujya kuramukanya n'uwo mwegeranye. Mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'imyizerere, wabonaga inyota kandi ukabona amashimwe y'uko abantu bongeye kuboneka mu nzu y'Imana. Hanyuma bigaragara ko iki cyorezo hari ibintu byinshi cyahinduye, birimo no kuba abantu bararetse guterana, ariko iyo urebye mu magurupe atandukanye bajya kubona abantu banakora n'amateraniro, ukabona bari gukora iki. Ni iki muri kubona ikoranabuhanga ryaba ryarabafashije muri iyi minsi? Ese hari ingamba zihari zo kuba mwakomeza kurikoresha ku buryo ryakomeza kubagirira akamaro? Murakoze. Icyo ni ikintu rwose dukwiriye gushima Imana cyane, kuko ibi bintu byabaye abantu bamaze kubona ikoranabuhanga, ibikoresho by'ikoranabuhanga, twarashishikarijwe kubyitaho
kuko yaba ari ugutumanaho twashoboye gutumanaho tukabwira abantu ibyo dukwiriye kubabwira, kandi na bwa bumwe bw'abakristo bugakomeza kushoboka, kuko bashobora kumenya mugenzi wabo ufite icyo akeneye bakamusengera cyangwa bakamugira inama, ndetse hagira n'ibishoboka byo gufashanya tugafashanya. Ikoranabuhanga rero ryaradufashije, ndetse kuri icyo warubajije tuzakomeza. Hari uburyo ijambo ry'Imana ryageraga ku bantu mu buryo bworoshye, ibyo tuzabikomeza, kandi n'ibyo dukora hano turifuza uburyo twabikomeza, kugira ngo hari abaza, hari abataza, hari ababyeyi basigarana n'abana mu ngo bari munsi ya myaka, kugira ngo turebe uburyo nabo bagerwaho n'inkuru nziza. Ni izihe ngaruka byagize kuba mutarateranaga? Icya mbere, ingaruka zo ntizabura, kuko inzu yitiriwe izina ry'Imana abantu bakwiriye kuyisengeramo, gushengerera Imana, aho ntabwo byadukundiye. Icya kabiri, uko kwegerana n'abantu ntabwo byari byoroshye, kwegerana kw'abavandimwe. Urumva ubusanzwe iyo abantu ari abavandimwe barasurana, baregerana, icyo ngicyo nacyo ntabwo cyashobotse. Hanyuma ubundi abantu bakeneye inkuru nziza, bakeneye kumva ubwami bw'Imana, yaba ari ibibereka ibyo banyuzemo kera bakashima Imana, yaba ari ibyo barimo kunyuramo ubu bagasobanukirwa ibyo ari byo, yaba ndetse no mu gihe kiri imbere bagashobora gusobanurirwa ibyo ari byo. Nubwo rero hari ikoranabuhanga, ariko hari abantu benshi batashoboraga kubona izo WhatsApp, ko cyane cyane nizo zakoreshejwe, izo za YouTube zakoreshejwe. Hari abakristo benshi batashoboraga kubona ubwo buryo bwo kugerwaho n'inkuru nziza. Icyo rero twumva ari igihombo gikomeye, kuko Imana ikeneye kubwira abantu inkuru nziza, nicyo twahamagariwe, kubwira abantu inkuru nziza. Icyo rero iyo kidakunze ntabwo aba ari ibintu byiza. Ikindi ni ubwo busabane n'ubuvandimwe bw'abantu b'Imana. Iki cyorezo kitemeraga ko abantu begerana, bahura, baganira, bamarana imibabaro, basabana, nacyo ni ikintu rwose cyabaye igikomeye. Ikindi rero, wenda ntitwavuga gusa mu byo mu rusengero, ahubwo no mu majyambere. Mu majyambere ntabwo abantu bakoze uko bagombaga gukora, ingendo zarahagaze, abakozi bamwe baragabanyijwe mu mirimo, ubucuruzi bwa benshi bwarapfuye, abari bafite imyenda y'inguzanyo ntabwo byaboroheye. Mu by'ukuri habayeho ikibazo gikomeye, kandi nyine badashoboye no kugera no ku rusengero ngo babone ababahumuriza, ababagira inama, ababafata mu mugongo. Ariko dufite n'ibyinshi iki kintu cyatwigishije. Bamwe barabitekerezaho, ikintu cyo kuzigama. Abashoboye kuzigama byarabafashije, twarabibonye ko iyo abantu baba barize kuzigama hari abantu bitari kugora cyane. Ikindi mu Kinyarwanda baravuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera ibintu twajyaga tubona tunyuramo twajyaga tugira ngo ni ibisanzwe, ariko tumaze kubona ko hari ibintu bimwe na bimwe tutemerewe, twahise tubona agaciro k'ibyo ngibyo tutari tugishobora kubona. Numva ari icyo ngicyo byatubereye n'amasomo. Twizera ko nyuma y'iki cyorezo, kuko turizera ko kizashira, twizera ko nyuma y'iki cyorezo abantu bazaba barakuyemo amasomo menshi, kandi ubuzima butazakomeza kuba uko bwari buri. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze namwe. Mbere wenda yuko tuganira, kubera ko dukurikiwe n'abantu batandukanye, mwabibwira n'itorero muyoboye kugira ngo nitwa Laurent Mbanda, nkaba umwepiskopi mukuru w'itorero Anglikane ry'u Rwanda, kandi nkaba umwepiskopi wa diyoseze ya Gasabo iyo twita Metropolitan. Hanyuma uyu ni umunsi wa mbere babakomoreye nyuma y'uko hahagaritswe insengero mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza ya COVID-19. Mwabyakiriye mute ku munsi wa mbere? Twabyakiriye neza cyane, twishimye, kandi turashimira leta y'u Rwanda mu by'ukuri ko yadufashije mu buryo bwinshi.
twarafashijwe mu kwirinda kandi dukomeje kwirinda kandi turakomeza no kurinda abandi, ariko byabaye ishimwe rinini, umunezero udasanzwe. Ubwo rero nawe wabyiboneye kandi n'ubu ngubu urabyibonera. Turashima Imana kuri ubu buntu bwo kugirirwa neza no kongera gukorana mu nsengero zacu. Ni izihe ngaruka byagize kuba mutarateranaga muri iyi minsi yashize pastor? Ku bwanjye numva yuko nta ngaruka nyinshi byagize, kuko insengero zarafunzwe, ariko imitima y'abantu, insengero zo mu mutima aho abantu bari, ntibyabujije ko basenga, ntibyabujije ko biga ijambo ry'Imana, ntibyabujije ko basengera ibyifuzo by'abandi, ko twagiye tugira uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga bwo kwiga ijambo ry'Imana, bwo kwiyohereza ijambo ry'Imana ku bakristo bacu. Ngira ngo icyari kibuze ni ugukorana nk'uku nguku. Ikindi rimwe na rimwe abantu bibaza no kuvuga ngo amaturo ibiki, ariko turashima Imana kuko n'amaturo twarayabonaga kandi abantu baratangaga, ikoranabuhanga ryaraje, n'ubu barakomeza. Cyakoze twarakumburanye, tugira umwanya wo guhurira hamwe no kuramya Imana hamwe, kandi uwo mwanya twabonye turabishimira Imana. Niki muri gusaba noneho abakristo muri rusange barakomeza kwitabira insengero mu rwego rwo kwirinda no kurinda abandi? Icyo dusaba abakristo muri rusange ni ukwirinda. Icyo dusaba abakristo muri rusange ni ukwirinda. Icyo dusaba abakristo muri rusange ni ukurinda abandi, ni ukurinda abandi, ni ukwirinda kandi gukomera ku Mana no kuyegera no kwerekezaho ibyiringiro byabo. Amateraniro kuri ubu ngubu ahangaha ari kugenda gute? Muri guterana mute? Mutubwire gahunda yanyu y'umunsi. Uko nabibonye amateraniro yacu ariho aragenda neza. Gahunda yacu dufite serivisi ebyiri. Dufite ubu ngubu, dufite indi ya saa 9 y'Icyongereza. Uyu munsi ntiyakoranye, zakorana ku cyumweru gitaha. Harimo umwanya uhagije, harimo intera ihagije, kandi nabonye abakristo babyifashemo neza, kandi imibare twayubahirije rwose nk'uko bishoboka. Wabyiboneye nawe no gufata amazina n'ibiki byose no gupima. Ndabona abakristo babyifashemo neza kandi natwe twabyifashemo neza. Nagira ngo ndetse tunikomere n'amashyi. Hanyuma wenda nimutubwire nk'urusengero rwanyu ushobora kwakira abantu bangahe bicaye mu buryo bwateganyijwe na ministeri? Ngira ngo urabona yuko ubusanzwe mu rusengero rwacu twicaye mu buryo bwa bundi bwateganijwe n'abantu 1000 bajyamo, ndetse n'1,200, ariko urabona yuko twiyemeje ko tutagomba kurenga 190. Twagiye rero dushyiramo ku buryo dushobora kwicaza abantu 190, kandi habayemo intambwe igaragara iboneka. Ubwo rero turabishimira Imana. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Nagira ngo tutangire wibwira abakurikiye Umuvuti online. Njye nitwatanga Imana Diedone, nkaba nsengera hano Kibagabaga ku rusengero rwa Holy Trinity Cathedral. Yego. Hanyuma ni ku munsi wa mbere babafunguriye hashize igihe mudaterana. Mwabyakire mute? Umva ni umunezero, ni ibyishimo. Urabona ukuntu tuba twaragiye, buri muntu wese yagiye iwe mu rugo, byari guma mu rugo nyine, ariko kongera kubona abantu baza mugahura mukicara mukumvira hamwe ijambo ry'Imana birashimishije cyane. Mbega kuri nge kandi nabonye n'abandi bose bagiye baza, nabonye bafite umunezero muri bo. Umunezero ni mwinshi kuri twebwe rero. Hanyuma wabonaga byari bimeze bite ku munsi wa mbere? Ku munsi wa mbere byasaga nkaho bitoroshye, kuko abantu bamenye amabwiriza barayababwiye, ariko wabonye ko hari urubyiruko rwagendaga rufasha abantu kumenya ngo uraca ahangaha uragenda ugira gutya. Bivuga ngo byari bikomeye kuko abantu ntago nubwo babibwiwe muri teori, ariko pratique nyine bigaragara ko iba ari ikintu gikomeye. Ariko nubwo byari bikomeye rwose, hano nabonye ibintu byagenze neza, buri kintu cyose ku murongo wacyo, ariko rwose byagenze neza pe. Byagenze. Ibyishimo byanyu bingana bite? Ibyishimo byacu ntago wamenya uko wabipima, ariko ku mutima w'umuntu uhita ubona ibyishimo afite. Iyo akubonye ukabona ni nkaho yakaba yari buze kuguhobera, nubwo bidashoboka nyine kubera amabwiriza ari kugira ngo tutanduzanye iki cyorezo, ariko nyine ubona ko ku muntu urabibona ko mu mutima ye harimo ikintu kigaragaza ko afite ibyishimo. Ni ibyishimo byinshi pe, bifatika cyane. Murasabwa rero gukomeza kubahiriza aya mabwiriza no kwirinda no kurinda abandi. Muriteguye? Turabyiteguye cyane. Hari abo bahuguye bagomba kugenda buri rwego, buri nzira aho duca. Urebye mu rusengero hari ahagiye hemerewe kwicara n'aho abatemerewe.
kuvuga ngo amabwiriza yo nicyo kintu cya mbere, kuko erega natwe kuza gusenga uramutse uje ugasenga ukagenda warwaye cyaba ari ikibazo. Niyo mpamvu tugomba natwe ubwacu ku giti cyanjye kumenya ngo ndaza kubikora gute kugira ngo ntaza gukwirakwiza icyorezo cyangwa se bataza kukintera niba cyari gihari. Murakoze cyane, turabashimisha. Murakoze cyane, mwakoze kuza kubana natwe muri uyu mwanya mwiza. Urumva niba twateranye bwa mbere byari ibyishimo byinshi, wari umunezero rwose. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Nitwa Uburiza Enis Rukimbere. Nari ndimo nkubona urimo wandika abantu, biriya bintu biri mu mabwiriza mwahawe? Yego, amabwiriza atubwira ko tugomba kwandika abantu amazina yabo, aho batuye, aho baturutse, inimero z'indangamuntu zabo n'inimero dushobora kubabonaho za telefone zigendanwa. Bishatse kuvuga iki? Bababwiye ko ari iyihe mpamvu yo kwandika abantu? Impamvu yo kwandika abantu ni ukugira ngo tumenye abantu baje hano bavuye hehe, kugira ngo hagize n'uzaboneka ko yanduye tuze turebe aho yavuye, cyangwa kugira ngo bibafashe neza kureba abantu begeranye n'abantu ki, kugira ngo bibafashe kugira ngo twirinde icyorezo cya coronavirus. Wabonye ku munsi wa mbere byari bimeze bite? Mwishimye? Byari bimeze bite? Tubwire muri rusange. Kuri uno munsi wa mbere ni umunsi w'ibyishimo, tushima Imana ko twongeye kujya mu rusengero kwishima no kwishengerera. Byari ibyishimo, ariko nanone tugomba gukomeza kubahiriza ingamba kugira ngo twirinde kandi turinde bagenzi bacu. Hanyuma muri iyi minsi wari umaze udasenga, byari bimeze bite? Ishusho y'ukuntu byari bimeze mu rugo. Ishusho nabaha ni uko nk'aha ngaha muri Holy Trinity Cathedral twari dufite groupe y'urusengero rwose, ku buryo ntabwo bisaba yuko tutazaga hano, twaranakomeza tugaterana amasaha ageze buri munsi, tubifashijwemo n'abapasitori bacu n'abayobozi bacu. Hanyuma ikoranabuhanga ryabamariye iki muri ibi bihe? Ikoranabuhanga ni ikintu cyiza, kuko iyo tuza kuba tudafite ikoranabuhanga ntabwo twari kuba duterana nk'uko twabibabwiye, n'ukuntu dutura nyine biri electrique ntabwo twari kubishobora. Rero ikoranabuhanga ni ikintu cyiza kandi cyadufashije muri ino minsi, muri iki gihe cy'icyorezo. Hanyuma amabwiriza aradusaba n'ubundi gukomeza kwirinda no kurinda abandi. Nkawe urimo wandika abantu baje ku rusengero, uri kubasaba iki nk'abantu bari buze kudukurikira bazaza gusenga? Ikintu cya mbere tubasaba ni ugukomeza kwirinda, bakurikiza amategeko, bumvira aho bababwira guhagarara, intera, bagakomeza kandi bakambara agapfukamunwa neza. Ntabwo bisaba yuko akambaye gusa, ugomba kukazamura neza ku mazuru neza, ukakambara neza nk'uko bikwiye, ubundi bakanitwaza n'indangamuntu ku bantu bazifite, kuko tugomba kubandika, bagomba kumenya aho batuye neza. Hari abantu batazi imidugudu neza, rero bagomba kubimenya, bakamenya information neza kugira ngo tubaregisteringe neza. Murakoze cyane. Murakoze nawe.